Yesu ashimwe. Reka nongere basuhuze bavandimwe nshuti bana b'Imana, twongere kugirirwa amahirwe yo guhurira muri uyu mwanya wo kwiga ijambo ry'Imana. Reka izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Mbahaye ikaze ubugira kandi mu byigisho by'ishuri ryo ku isato biyobora abakuze kwiga Bibiriya, ijambo ry'Imana. Igihe tugiye kubana muri byo ni umuvandimwe wanyu nk'uko bisanzwe, Daniel Ndeko tumusifu. Ndi kumwe ndetse na Havugimana Leonard mwiriwe neza. Uwiteka abahire. Tugeze mu cyigisho cya 10. Tugeze icyiciro cya 9 cyavugaga umurwa w'urudubi cyangwa umurwa w'urudubi. Tugeze ku cya 10 cyitwa ibinyoma biheruka bya gatanu. Ndagira ngo mudushyire imbere y'Imana byaba twinjira mu cyigisho tucyumva neza. Turagushimiye data wa twese wo mu ijuru, turagushimira ko Imana nziza ishobora byose kandi ireme byose idukunda kudaha wabikora. Amen. Dushimira mu izina rya Yesu ibyo wadukoreye muri Kristo Yesu, Karuvali n'ibyo dukomeje kudukorera n'uyu munsi mu rukiko rwo mu ijuru no mu buturo bwo mu ijuru wabikora. Amen. Watugejejeho mu buheruka mu gihe nk'iki kugira ngo ugire icyo dukora ku mibereho yacu kandi icyo nawe y'abasi batuyemo, kugira ngo bitegure ubwami bwawe kandi bagene igihe kigeze ko kimeze. Turagusabye Mwuka Wera kugira ngo dushoboze. Amen. Kugira ngo ijambo ryawe tugiye kuvuga Mwuka Wera tugiye umuyobozi kandi arijyane mu mbaraga ze, arishyire abandi kugira ngo nabo bakize twiteguye ubwami bwawe buzira Yesu. Amen. Ibinyoma biheruka bya Satani. Sinzi muri Bibiliya Yesu yabwira abantu amagambo akomeye ngo mukomoka kuri Satani, ngo kuko uhereye kera hose ngo ari umunyabinyoma. Noneho hari ibinyoma. Hari n'amagambo aboneka muri Yohana 8:44. Abwira abantu ngo kuva kera ukuri ni kuba muri we, ariko no hari ibinyoma yateguye bigomba gusoza uyu murimo, bigomba kurangirana n'igihe. Ibinyoma biheruka bya Satani. Titere y'icyigisho iratujyana ku mutwe w'icyo kwibukwa uboneka muri Yohana 17 umurongo wa 17. Kubera ko hari ibinyoma. Ikinyoma cy'ibinyoma ni kiriho nari. Ikinyoma cy'ibinyoma ni ukuri. Ikinyoma cy'ibinyoma ni ukuri. Noneho ikiriho gibango uberesha ukuri. Ijambo ryawe ryo kuri. Hari ibinyoma bikomeye Satani yamaze gutegura. Kuko ibyo binyoma bihari rero, kandi ikinyoma kiza guhumanya ukuri. Abana b'Imana tugomba kwereshwa ukuri, kuko ijambo ry'Imana ari ryo kuri. Cyari kimwe mu bitondo byiza mu kwezi kwa Nzeri mu mujyi wa Chicago, igihe izuba ryarasaga hejuru y'ikiyaga cya Michigan, kandi abantu bajyaga ku kazi bagenda babisikana n'urujya n'uruza rw'ibinyabiziga mu mihanda, kandi n'abana bajyaga ku ishuri. Nibwo hatangiye kumvikana inkuru itera ubwoba. Abantu batuye muri Chicago, abantu bagendaga bafatwa n'uburwayi bukomeye, kandi bamwe muri bo bagahita bapfa nyuma y'igihe gito bafashe imiti y'ibinini bita clone. Ubwo basuzumaga iyo miti baje gusanga irimo uburozi bwica. Hari umuntu wari wahumanyije iyo miti, kugeza uyu munsi ntituzi ari we wabikoze. Ibintu bitangaje abantu bagiye kubona bwakeye nk'uko ibihe bisanzwe, babona batangiye gupfa. Ni iki kwica abantu? Kumbi hari imiti yakozwe bashyiramo uburozi bwica, umwe imiti ngo akire ngo akiraga agapfa. Ibinyoma biheruka bya Satani. Nk'uko twabibonye mu byahishuwe, bitubwira ko abatuye isi bazanywa uburozi bwica bwitwa inzoga ya Babuloni. Hari amahame y'inyigisho z'ibinyoma ziganisha abantu ku rupfu mu minsi y'imperuka. Hari inyigisho iyo za ku binyoma gusa nta kibazo, ariko biganisha abantu ku rupfu, kandi bagapfa batazi ahantu biturutse, nk'uko abantu bapfaga muri cya gihe cya Chicago batazi ahantu biturutse bakaba bapfa gusa. Nyamara ntabwo isi iratereranwa yonyine. Nta muti ifite cyangwa ngo ibeho nta burinzi bwo kwirinda ubu burozi bwo mu byamwuka. Hari ubutumwa bw'abamarayika 3. Muri iki cyiciro cy'icyumweru ntabwo tuzasesengura ibinyoma bya Babuloni gusa, ahubwo tuzanareba umugambi wa Yesu wo kudukiza urupfu ruterwa n'ibyo binyoma.
hano hari ikintu gikomeye wavuze. Yego. Uko abantu bapfaga kandi banywa imiti kugeza n'icyo gihe bapfa ntabwo bari bazi n'iki kwica abantu. N'iki kirimo kwica abantu. Bari kunywa imiti? Barimo kunywa imiti nyamara imiti niyo irimo kubica. Kari bica. So hano rero uzora uvuga ariko muri iyi si yacu ya none nubwo hari uburwayi bw'icyaha n'inyuma by'Ababuroni, Imana yateguye umuti wo gukiza. Sibyo? Imana yateguye umuti wo gukiza. Nubwo abantu barimo gupfa batazi ikibica kandi barimo kunywa iyo nzoga ariko Imana yateguye iki? Wenda uri kwitegura ingingo yo kuwa mbere. Reba amadini amaze kubakwa muri iyi minsi yacu turi. Ese ni makeya? Uyu munsi kubona umuntu udafite idini abarizwamo ni igitutsi. Ahantu hose hari imisengere. Ariko se nubwo yose yigisha iby'Imana, kuko abantu barimo barakira imbaraga y'Imana irigaragaza mu mibereho y'abantu, cyangwa urushaho kwangirika cyane? Urushaho kwangirika cyane. Ni iki ngiki rero, hari uburozi abantu bari kunywa mu magambo ariko biga byabeshye ngo n'ay'Imana kugira ngo bakire bagapfa by'iteka ryose. Ariko hari amahirwe ngo Imana yatanze byibuze ahantu twakirira. Reka twinjire mu ngingo yo kwa mbere n'adufashe mu ngingo yo kwa mbere tugenda tureba itunganiye umuntu. Inzira itunganiye umuntu. Isomo riboneka muri Matayo. Yego. 24:31. Matayo 24:31. Nanjye mu Byigisho 12. 24 atubwira ngo 31 azatumisha abamarayika be ijwi rirenga ry'impanda bateranye intore zo mu birere bine uhereye impera y'ijuru ukageza ku yindi mpera yayo. 12:9 naho baranditse ngo Byigisho 12 cya kiyoka kinini kiracibwa aricyo ya nzoka ya kera yitwa umwana na Satani. Yego. Aricyo kiyobya abari mu isi bose. Nuko kijugunywa mu isi abamarayika bacyo bajugunywa nacyo. Hano ngo inzira itunganiye umuntu. Aya masomo dusomye afitanye isano ko Imana ifite igisubizo cy'uko izatumana n'abamarayika bayo kuza gusarura isi. Nuko hano hari ikinyoma gikomeye, ariko na Satani akaba yarajugunywe mu isi n'abamarayika bayo, karatsindwa agatsindwa, yarabakinnye agatsindwa cyangwa yararwanye agatsindwa. Ariko Imana ifite umusaruro byanze bikunze, hari icyo yiteze kuri iyi si ubutumwa bw'abamarayika bose. Ngo kubyerekeranye n'iminsi y'imperuka, Yesu yatanze umuvugo ukomeye ugira ati, kuko hazaduka bita Kristo n'abahanuzi b'ibinyoma bakora ibimenyetso n'ibitangaza kugira ngo babone uko bayobya n'intore niba bishoboka. Mariko 13:22. Intore ni izi. Nyuma yaho yavuze ati, azatumisha abamarayika ijwi ry'impanda bateranye intore ze mu birere bine uhereye ku mpera y'ijuru ukageza ku yindi mpera yayo. Mbese ntibiteye ubwoba ubwo mu minsi y'imperuka igishuko ikinyoma kizaba gikomeye cyane ku buryo n'abakiranutsi bazaba bari mu kaga ko kuyobya bakaba bashukwa bagushwa mu gishuko. Hano mu by'ukuri Satani afite ubuhendanyi bukomeye cyane, kandi iki kinyoma ni ikinyoma yatangiriye mu murima wa Edeni. Iki kinyoma ntabwo ari ikinyoma kiri hafi aha ngaha gitangiye vuba. Mu kuri rero mu minsi iheruka Imana izaba ifite abakiranutsi nk'uko yari bafite mu bihe byose byatambutse. Nyamara aya magambo agaragaza uburyo mu by'ukuri igishuko cya Satani kizakwira ku isi yose kigendereye bose, kuko Ibyigisho 13 inyamaswa yavuye mu nyanja n'inyamaswa yavuye mu butaka ziri kumwe. Ubwo buyobozi buri kumwe, ubuyobozi bw'ubupapa n'ubuyobozi bwa Amerika buri kumwe kugira ngo butegure iki kinyoma kize noneho gifite isura ifite ubukana bukomeye kandi ifite ubushinga buteye ubwoba. Akenshi rero abantu bagirwa inama yo gukurikiza umutimanama wabo kugira ngo babashe gutandukanya icyiza n'ikibi, maze habeho uko bikwiriye. Ariko ibyanditswe byera bivuga ko twese turi abanyabyaha kandi twese twanonekaye. Hano Yeremiya avuga ati mu gice cya 17:9, Abaroma 9:9 kugeza 18. Basoma wenda barasoma kugira ngo Abaroma 9:9 avuga ngo uhereye mu bworo bw'ikirenge nta muzima, twese twaronekaye. Kanisomeye ndabyumve, nta ukiranuka n'umwe. Abaroma 3:9 baratubwira ngo nahageze
nuko tuvuga iki mbese turabaruta oya da habe na gato kuko tumaze guhamya abayuda n'abagiriki yuko bose batwarwa n'ibyaha nkuko biyete ngo nta ukiranuka n'umwe nta umenya nta ushaka Imana bose barayobye bose bahindutse ibigwari nta ukora ibyiza n'umwe umuhogo wabo n'imvirangaye bariganishije indimi zabo ubusabwe bwinshira buri mu kanwa kabo akanwa kabo kuzuye ibitutsi n'amagambo abishe ibirenge byabo byihutira kuvusha amaraso. Urabona kamere yacu ko duteye muri Yeremiya 12:9 aratubwira ngo umutima w'umuntu usha ibintu byose gushukana kandi ufite indwara ntiwizera gukira ninde ushobora kumenya uko uri. Hano barimo kutwereka ngo uburyo abantu bagiye bavuga ati umutima nama wacu niwo ugomba kutuyobora ngo namwe tujya gucira urubanza cyangwa ngo mwakije gucira urubanza. Ariko hano batwereka neza ko bidashoboka ko inzira itunganiye umuntu nta yindi ni ubuyobe rwose ni ukuyoba rwose ntabwo kuko Yesu Paulo agereye mu gice cyawo cya 3 murongo wa 9 gukomeza ageranyije abayuda n'abagiriki cyangwa abayuda n'abanyamahanga abantu bose twese muri rusange kandi agaragaza abayuda nk'aho ari abantu bari bafite ibyanditswe byera mu gice cyawo cya 10 bagaragaza ko ari igishyitsi cyabishizwe ari byera ariko no barayobye kubera iki imitima yabo ibyo yifuza bose barambiwe bose twarambiwe. Hano Yeremiya we aradushira ati twese ko tumeze nka mu migani 14:12 bavuze amagambo akomeye ngo hariho inzira itunganiye umuntu yarakana n'umutungani biramutunganiye ariko iherezo ryayo ni inzira y'urupfu. Hano rero ngo kandi ko kwiringira umutima nama yacu bwite bitinde bitebuke bishobora gutuma twibeshya cyangwa tugakora amakosa. Mu myaka yagiye isimburana hari ibibi byinshi byagiye bikorwa n'abantu bibwira ko bafite impamvu zabateye kubikora. Ni ukuvuga ko bakurikije inzira ibatunganiye. Hano turabona aba bantu bagiye babaho no mu Bibiliya barimo badamu Aburahamu urugendo rwa Aburahamu ureba Dawidi nawe ureba Samusoni. Abo bantu bose bagiye bafata amarangamutima yabo bakayakoresha nabi bakayakoresha nayo bakoresha bakashyira mu ingorane. Ni ibintu bitugaragaza nubwo babaye ibihangange bagashimwa n'Imana ariko bagiye bakora amakosa. Hano rero ngo ikiramambu dukwiriye kwimbika mu ijambo ry'Imana kandi igihe twiyeguriye umwuka muziranenge ijambo ry'Imana ritwigisha gutandukanya ukuri n'ibinyoma ikibi n'icyiza. Iyo twirikirije rero ku bwenge bwacu cyangwa ku myumvire yacu bwite tuba dushobora kugwa mu bishuko bya Satani mu buryo bworoshye. Ikibazo hano wifashishije ingero zitekereza ku bantu bakoze ibintu by'ibyo mu gihe cyashize cyangwa bagiye barwana n'umutima nawe. Hano nakivuze ba Dawidi urabona ba Dawidi ikuntu bagiye bakora amakosa ba Aburahamu ba Hezekiya ba Sawuli sibyo. Aya ni amateka tugenda tutarondora aha ariko muzi neza urugendo bagendaga n'Imana bagiye bakora mu makosa yo kurengerwa n'abantu umutima Leonari tujirwa ngo ibinyoma bya Satani mu gihe giheruka. Satani n'ubwo babwiye ni umunyabinyoma ku rwego rukomeye cyane. Noneho rero ikinyoma kiri uyu munsi muri no ngingo numvishe yabwiye abantu ko muri bo nabo bafite ubushobozi bwo kuba barizoninga ibintu babyanaliza bakabamenya icyiza n'iki. Nyamara kino cyigisho ikintu kiduhuguriye bitewe nuko twangiritse kubw'icyaha nituzi icyiza uyu munsi nituzi n'ikibi. Birakwiye kwisunga ijambo ry'Imana tukakoresha ngo niko Uwiteka avuga bite byaba biduhata byaba bitubabaza bitubangamiye ariko niko Uwiteka avuga. Nitwashobora mu nzira z'Imana mu gihe twakomeje kwangirika n'icyaha ariko n'ijambo ry'Imana ni umucyo tugomba kwihatira gukandagizamo ibirenge byacu bitubangamira ngo dushimishije. Rero dukoresha ubwenge bwacu ngo turi bakuru ngo turakuze ngo niko ngo bakera babigenje dore ni Uwiteka avuga na Yesu n'abaturije. Ndetse bitujyane ku cyiciro cyo kwa kabiri ngo ikinyoma cya kera cyo kudapfa. Mu Byigisho 16 hari amagambo Uwiteka yavuze avuga ku bijyanye n'imyuka itatu imeze nk'ibikeri. 16 mu ntazi bavuze ngo marayika nuko mbona mu kanwa ka cya kiyoka. Mu Byigisho 12 cyo kana Satani mbona mu kanwa ka Satani no mu kanwa ka ya nyamaswa. Iyi ni yavuye mu nyanja Babuloni cyangwa Vatikani. No mu kanwa ka ya nyamaswa no mu ka wa muhanuzi w'ibinyoma
cyangwa mu gishushanyo cy'aya nyamaswa. Minizi mbona mu kanwa ka Satani, mu kanwa ubumwe mbese ibintu bitatu, ubutatu, ubwo inyamaswa yavuye mu nyishushanyo cyayo havamo imyuka itatu imeze nk'ibikeri, kuko ariyo myuka y'abadayimoni ikora ibitangaza igasanga abantu bo mu isi yose ngo ibahururize kujya mu ntambara yo ku munsi ukomeye w'Imana ishobora byose. Hanyuma 18:2 bakatubwira ngo arangurura ijwi rirenga ati iraguye Babuloni, wa murwa ukomeye uhindutse icumbi ry'abadayimoni, harindirwa imyuka mibi. Imyuka mibi isa n'ibikeri, noneho iraguye amya myuka y'ibikeri iba imyuka mibi yose n'ibisiga byo mu ruseri bihumanye kandi byangwa, kuko amahanga yose yanyoye inzoga arizo ruba ry'ubusambanyi bwazo, kandi abantu bo mu isi bagasambana nawo, abatunzi bo mu isi bagatungishwa ubwinshi bw'ubutunzi bwawo no kudamarara. Hano icyo barimo bavuga ni ikiriho nano ikinyoma cya kera cyo kudapfa. Aya magambo birumvikana, biroroshye ko tubibona uyu munsi no mu isi ya gikristo. Igitekerezo kivuga ko ubugingo budapfa gifatwa nk'ishingiro hamwe rya gikristo. Abakristo benshi bizera ko iyo abakiranutsi bapfuye bahita bajya mu ijuru ako kanya, maze abanyabyaha nabo bagahita bajya ikuzimu. Urugero ni kangahe twagiye twumva abantu bavuga ko umubwiriza w'icyamamare witwa Bill Gama yapfuye ariko ubu akaba ari mu ijuru mu biganza bya Yesu, cyangwa mu bindi bitekerezo biza nk'ibyo. Akenshi ibitekerezo nk'ibyo byishingikirwaho ku ruhimbi no mu mashuri, ariko cyane cyane byigishwa mu gihe cyo gushyingura. Rimwe ko turimo dushyingura numva umuntu aravuga ati se kurabone kumushyiraho sima nyinshi cyane bashaka ko tuzazuka. Abandi ugasanga muri sinzi ingero nyinshi cyane hari zo mukoresha iyo mutuye nawe utuye, ariko abantu ntibemera ko umuntu upfuye wapfuye, barumva hari iyindi mbaraga runari izagaruka igihe ikintu ikora. Hano hari ikintu gikomeye cyane Daniel bavuga hano. Yego, ikinyoma cya kera cyo kudapfa. Urebye mu itangiriro icyaho cya 3 inzoka ibeshyevu umurongo wa 4, yego, iyo nzoka ibwira umugore iti gupfa ntimuzapfa rwose, sibyo? Habasomye mu gitabo cy'Ibyahishuwe icyaho cya 13 umurongo wawo 13 umurongo wa 13 mu kanwa ka cya kiyoka no kwa muhanuzi w'ibinyoma no kwa nyamaswa haba imyuka itatu za n'ibikeri. Ubumwe rero hano ikinyoma cya kera cyane, kandi ibi bituma abantu batwarwa. Niyo bangwa ngo imwe mu nkingi y'ibinyoma bya Babuloni ni imyumvire itari y'ukuri abantu bafite ku byerekeye urupfu, ishingiye gutekereza ko kudapfa k'ubugingo ari ibyo bituma abantu benshi bashukwa n'imyuka y'abadayimoni. Abantu ugasanga babonekewe n'imyuka runaka, bizeye imyuka runaka. Ibyo byose bituruka ku gitekerezo cya kera cyane cya Satani, ikinyoma gikomeye cya kera cya Satani. Ikinyoma kiyoboye isi mu buryo butari bwo, kandi ikinyoma cyaracurujwe kuko abantu bacuruje iki kinyoma batanga amafaranga abantu babo bavanwa habajyana ahangaba, bavanwa muri purgatori bajyanwa hano. N'amadini rero arimo kugikora. Niba rero wizera ko abapfuye bakomeza kubaho mu bishuko runaka kandi ko bashobora kuvugana natwe, icyo gihe ni ubuhe burinzi waba ufite bukurinda uburiganya butabarika ubwo ari bwo bwose Satani afite? Niba umuntu atekereza ko ari umubyeyi wawe wapfuye, cyangwa umwana wawe wapfuye, cyangwa undi muntu wakundaga wapfuye, ashobora kukwigaragariza kandi akavugana nawe, ni mu buhe buryo byaba byoroshye ko ushukwa n'imyumvire yawe? Ibi byabaye mu gihe cyatambutse, uyu munsi bikaba kandi bizaba no mu gihe kizaza. Uburinzi bwacu rukumbi buri mu gushikama ku byo Bibiliya itwigisha no gushikama ku nyigisho ya Bibiliya ivuga ku rupfu no n'ibitotsi kugeza ubwo Yesu azagera gute azagaruka. Yobu no mu Bwiriza 9:5 baravuze ngo abapfuye ntacyo bazi, twebwe abantu tuzi ko tuzapfa.
ariko uwapfuye we nta kintu abaze. So mpamya ko tuvuye gushyingura abacu hakwiye kwitwa kuri twe dusigaye. Ribona ikintu kibuze kumvikana nyuma. Impamvu ikintu gitera ingorane nuko hari imitungo itakara ku bantu bapfuye. Hari imihango tubakorera barapfuye kandi tugata umwanya tukagira icyizere yuko nubwo utakihana dupfuye hari abantu bazagira uruhare mu kutwihanisha, ariko uyu mwanya wo gukirizwamo. Reka tujye ku mateka make ribona ari mu gitabo cy'umwuka James avuga kuri Babuloni imbere yo gusenga izuba. Tubona abantu umunsi basenga ku cyumweru, ndetse mpamya ko amatorero menshi cyane dufite aza ku cyumweru. Mu ndimi z'amahanga uyu munsi bahita ngo ni Sunday, umunsi w'izuba. Ubundi ibintu byaturutse ngo abantu basenge ku cyumweru, ko ijambo ry'Imana rivuga ngo abantu ku isabato guharuka ku munsi wa karindwi. Byagize ngo basenge ku munsi wa mbere w'iminsi irindwi. Hari mu muryango wa Nowa nyuma y'umwuzure, Nowa wabaje inkuge, mu muryango we haje kuvuka umuhungu bita Kishi. Ariwe umuntu wubatse imijyi bwa mbere, atangira kubaka imijyi, ndetse niwe wari umwubakisha w'umujyi w'Ababeli. Uyu Kishi ngo yari umuntu w'intambara rwose, urwana akigarurira ibintu byinshi cyane. Yaje kubyara umuhungu rero witwa Nimurodi. Nimurodi uyu nawe avuka ameze nka se Kishi, ari umunyembaraga ukomeye cyane. Noneho abo mu gace muri uwo muryango we bose niwe bakeshaga ubuzima, kuko nta ntambara n'imwe yamutsindaga, nta ntambara n'imwe yamutsindaga. Rero haje kuba ingorane, Nimurodi kubera imyaka arasaza arapfa. Apfuye asiga umugore haciye, kubera ukuntu Nimurodi yatsindaga intambara abantu bamufasha nk'Imana. Noneho amaze gupfa umugore yarasize mu gihe gitoya cyane, umugore asama inda, yinjirwa n'umuja we. Yinjirwa n'umuja we, umugore yanjye asama inda. Amaze gusama inda, abantu babona umugore wa Nimurodi atwite kandi ngo yarapfuye. Umugore no kugira ngo batamutera amabuye, kugira ngo adapfa, avuga ko Nimurodi kubera ubushobozi bwari afite bidashoboka yuko apfa, ahubwo ngo yimukiye mu zuba ngo abashe gukomeza gufasha ab'umuryango we. Ngo rero ageze kumusura akamutera inda. So muri iyo nda umugore we yabyaye umwana bamwita Tamuzi. Muraza gusoma muri Ezekiyeli ngo abagore bari bahanze amaso kuri Tamuzi. Tamuzi ikigirwamana cyatanga urubyaro. Ni ukuvuga ngo Nimurodi yari yagiye kuba hehe mu zuba. Noneho umwana Nimurodi bavuga ko ari we wabyaye n'umugore nyine babekera yitwa Tamuzi. Muri Ezekiyeli cya munani, Ezekiyeli munani urasanga ngo abantu basigaye basenga izuba, bagasengana Nimurodi basenga izuba. Noneho Tamuzi bakamusenga ko ari umwana wavutse ku bwa Nimurodi kugira ngo babone urubyaro. Hano nicyo bavuga n'iki, indiri yo gusenga izuba naho yaturutse. Abantu basenga izuba ngo Nimurodi niho yimuki. Si uko hari ikindi gihe bafite cy'iby'Imana ngo niho Imana yavuze, si uko hari ikindi kimasonewe, kuko bazi ko Nimurodi ari waba. Niyo mpamvu cyumwera abantu bose bari gusenga ngo Imana yacu iba mu zuba. Nicyo rero mu mateka tuvuga ngo cyane cyane. Hano bakavuga rero bakavuga ngo, hano bavuze amagambo nshaka gusoma soza hano. Reba hazengurutse uburyo gusenga ku munsi w'icyumweru kwabaye gikwira mu mategeko ya Gikristo. Ibinyoma gatanu rero reba uburyo abantu tuzengurutse bose. Isabato y'Uwiteka bazi ko ari we muremyi waremye isi n'ijuru, akaba n'umuremyi wabo. Babivuyemo akabasenga Nimurodi ngo uri mu zuba. Nimurodi niba uvuga ntibyagaragara. Ikindi niki, ibi byari bikwiye kutwigisha cyerekeranye n'uburyo ibishwo bya Satani bikwiriye hose. Nanone kandi nk'uko twabibonye ku byerekeranye n'uko abapfuye bamera, ni hehe dukura uburinzi rukumbi bwacu? Nibisanga amategeko y'Imana iri aha. Naho Nimurodi uko yaba atarapfuye akaba yaragiye mu zuba, bose ko yapfuye ataragiye mu zuba, nitwebwe kumuse. Niho wenda ijambo tuze ni bukangaha nari gusoma ngo impamvu Uwiteka ateretse ahantu, ateretse ahantu Mose yahambwe. Ngo Uwiteka ukuntu Uwiteka yakoranye na Mose bitangaza, ngo yaba Abisirayeli bamenye ahantu Mose ahambwe, kujya kwasengera bakamusenga. So rero yaba Mose, abigishwa ba Yesu,
na Pawulo wakoze umurimo ntawemerewe gusengwa n'umwe muri bo. Hano baranatubwira ati uhereye mu cyamagana muri 312 ngoma ya Kristo nibwo Constantine yashyizeho itegeko rya mbere ryo kuruhuka ku munsi ku cyumweru. Iryo tegeko ryaragiraga riti ku munsi wubashyweho w'izuba abacamanza n'abantu batuye mu bihugu by'iyange baruhuke kandi n'ibikorwa byose bijye bifungwa. Nubwo itegeko ririhatira abantu bose batuye mu gihugu cya Constantino kuruhuka umunsi w'icyumweru, ariko byashimangiraga icyo gitekerezo cyo mu mutima w'abaroma. N'ubundi abaroma bagipagani baziraga izuba. Sibyo? Constantino rero aje yinjiye ngo aje kuba umukristo, ngo aje mu itorero rya gikristo, azana kwa gusenga izuba byose arabizana. Kandi ibi bintu turimo kuvuga muzabibona cyane cyane mu minsi yo bita isakramento. Hari ishushanyo cy'izuba batambagiza, babiruka isaha rya zuba gusenga izuba, abone mu rodari gusenga izuba. kandi ubwo gusenga izuba kwa pagani byinjiye mu buryo bw'itorero rya gikristo. Hano turimo kwiga Babuloni, indiri yo gusenga iki? Yo gusenga izuba, yo gusenga izuba. Rero ibi bintu nta muntu wicaye ngo atekereze, nta muntu ufite inyungu mu gusenga izuba, ariko Satani uko azi umugambi birimo ko ari kugomera amategeko y'Imana, yemera no gufata ku butunzi bw'iyi si akabuha abantu ngo basenga ibigirwamana. Uno tuvuga ibi ngibi, hari abantu twumva basenga ku cyumweru bagahita bati ese iki sato nizajyana mu ijuru. Isato ni itegeko y'Imana, niyo mpamvu tuyubahiriza. Kubizajyana mu ijuru tuzabajyana, tuyiruha ko itegeko ry'Imana nta kintu cyo kuruhuka. Rero uburinzi bwacu ni ijambo ry'Imana. Ya muri Bibiliya urebe ko icyumweru ruhuka, umunsi wo kuruhuka uboneka mu ijambo ry'Imana. Nutabusangamo uce bugufusa Imana imbabazi kandi ugarukire hafi, kuko Imana ari amahanga yose kuyubaha akayihimbaza. Hano baranatubwira ati reba ukuntu ahantu hatuzengurutse ku cyumweru bose usanga bagize. Mbese ibi bintu bikubwira iki? Urabona ko Satani iyi nzoga ye yasindishije abantu barasinze, kandi basinda bafite umuti w'ikibazo. Dufite Bibiliya mu ntoki zacu, ariko ntutuzi neza aho inyigisho yo gusenga izuba yaturutse. Kandi noneho tugafasha. Hano ndimo kuvuga ati Martin Luther yarazutse, cyangwa ba Paul na ba Yohana barabazutse, cyangwa batubanjije ba Husi na ba Wycliffe, nubwo nabo bari muri iyi system, ariko bazutse bavuga bati abantu bo mu gihe cy'imperuka bo barasase, kubera ko twe twinjiye neza mu gasenga izuba mu buryo bugaragara bufatika, kandi tudafite n'ibihamya byabo. Utarabyumva ngo uku n'ugushyikire Babuloni by'umweru, ko iki ni ikimenyetso cya Babuloni ubwayo. Reka ibintu rero two kubitino twekana ko ari amakosa, ahubwo dutange inama Imana itanga. Inama Imana itanga ya mbere ni uguhamagara gukiranuka, kuko ibintu gusenga izuba, kuramya imyuka bapfuye, kutizera icyo Bibiliya ivuga, kunyanya intege bwayo ni ugukiranirwa. Noneho guhamagarwa gukiranuka. Ubutumwa bwa marayika wa kabiri bwo mu Byigisho 14 buravuga ngo iraguye Babuloni igiye kugwa. Itorero na leta byarihuje, ikinyoma kiraganza. Abadayimoni bakora ibitangaza byabo kugira ngo babye abantu. Isi yinjiye mu ntambara yayo iheruka. Muri icyo gihe ubwoko bw'Imana bwarafashwe nabi, bukozwe isoni, burakandamizwa kandi burarenganwa, ariko bwakomeje gushikama mu buryo bwiyemeje binyuze muri Kristo na Mwuka Wera. Imbaraga z'ikuzimu zose n'imbaraga z'umubiri ntabwo zishobora kubakura kuri Kristo. Muri we afite umutekano. Imana niyo buhungiro bwabo n'imbaraga zabo, ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Amen. Muri iyi minsi y'imperuka Imana irarikira ubwoko bwayo kongera kwizera ijambo ryayo. Amen. Nta handi gukiranuka kwacu kwava. Muri iyi minsi y'imperuka Imana irimo yinginga ubwoko bw'Imana, abasengera mu Gatolika, mu Baprotestanti, mu Badivantiste, aho muri hose mugarukira ijambo ry'Imana, kuko dore ni umucyo. Ijambo ryayo ni itabaza ry'ibirenge byanjye, ni umucyo muri kacuza umwijima. Murigira inshuti niyo ryafashije Yesu ari ku isi, niyo ryafashije abagorozi kugira ngo bavumbure ukuri. Muri iyi minsi y'imperuka Imana irarikira ubwoko bwayo
kongera kwizera ijambo ryayo, kongera bivuze ngo barivuyemo nibongere baryize. Yesu yarasezeranye ati ubereshe ukuri ijambo ryawe ryo kuri. Ukuri kw'ijambo ry'Imana ntabwo ari ibitekerezo cyangwa imigenzo yahimbwe n'abantu, ntabwo ari uko abantu babyumva, ahubwo ni inyenyeri y'amajyaruguru itayobora muri iki gihe, ituyobora muri iki gihe gikomeye cy'amateka y'isi. Hari amagambo akomeye yavuze na Dr. Edward, umwanditsi w'amahame shingiro y'amatorero y'abatisita mu mwaka w'1893, igihe yabasobanuriraga uburyo kuruhuka umunsi w'icyumweru byinjiye mu itorero. Itsinda ry'abagabura benshi bo mu itorero ry'abatisita ryaratangaye. Mbega uburyo bibabaje kubona umunsi w'icyumweru waraje ufite ikirango cy'umurimo wa gipagani, ukinjizwa mu itorero rya Kristo ufite izina ry'ikigirwamana cy'izuba, hanyuma ukaza kwemezwa kandi ugashyirwaho n'ubuhakanyi bw'abapapa, maze abaprotestasi bakawufata nk'umunsi wera. Uyu mugabo Edward no gusobanura kuri cyumweru cyatangiye uko bisobanuye mu kanya, abantu barume none byagiye kugira ngo amahanga yose yikoranyiriza amagomera Imana ngo nidushaka isabato, dushaka icyumweru. Ni irihe somo dushobora kwigira ku byanditswe muri Ezekiel igice cya 20 ku murongo wa 1, aho Uwiteka avuga ngo mbaha n'amasabato yanjye yera kugira ngo bikimenyetso cyane kimpuza nabo, kandi mumenye ko ari injibezi. Kandi mumenye ko ari injibezi. Isabato isobanuye kuri twebwe ko ni ikimenyetso cy'icyo ku bwoko bwe. Ubwo ni icyumweru nacyo ni ikimenyetso kiranga yuko abantu bahakanye Imana kandi batayishaka mu mibereho yabo. Donald dukurikizaho ingingo kurikira mu kijyanye n'ukora ebyiri, hari iturarikira gukiranuka, hari n'indi ngingo iturarikira ubuntu burarikira kumvira. Ndasoza kuri iyi ngingo. Yego. Hano irarika rikomeye rigereranya Isirayeli kugira ngo ireke ibikorwa bya gipagani maze abantu basenge umuremyi wo gusenga ibigirwamana. Yego. Aha ni ikintu gikomeye cyane kigaragaza Isirayeli y'iki gihe yacu ya none n'itorero, natwe twumva kurarikirwa, ndetse n'itorero riri mu itorero ritagisenga ibigirwamana ryo rihamagarirwa kuvamo. Ariko hano nashaka kuvuga ku kintu bita Babuloni n'imyenda yayo. Hano hari umwenda w'umuhemba n'umwenda w'umuhengeri. Yego. Hari imyenda bakunda kwambara cyane. Iri myenda yakoreshwaga mu buturo bwera yari amabara atatu. Hari umuhemba, umuhengeri, igitare gikeye umweru ukeye cyane, n'umukara wa kabayonga. Aya ni amakanzu yambarwaga n'abatambyi. Babuloni nayo ikora umurimo wo gutambya, yambara nk'umutambyi, ibaho mu gitambyi, kandi ikabona uburyo byacyo bya politiki. Ifite imirimo ibiri, ikora ubutambyi bwo guhuza abantu, none igakora n'umurimo wa politiki, wo guhuza abantu na politiki, wo guhuza bizana. Iyi ni imyenda rero uzasanga cyane mu itorero Gatolika, bakunda imyenda cyane kuko ni imyenda ibaranga cyane kandi ni ikimenyetso cyabo. Hano rero guhamagarirwa kuvamo ni uguhamagarirwa gukiranuka. Ahandi gukiranuka rero kuri ni muri Kristo Yesu no mu ijambo rye. Ubuntu burarikira gukiranuka. Umugore wambaye imyenda burarikira kumvira. Umugore wambaye imyenda w'umuhengeri n'umuhemba wari wicaye ku nyamaswa itukura, yagendaga afashe igikombe cye, maze abatuye isi basindishwa n'inyigisho z'ibinyoma bya Babuloni. Avuga ku nzoga Babuloni na Jayiti yaravuze ati aya magambo agira ati iyo nzoga ni iyihe? N'inyigisho zayo z'ibinyoma. Inyigisho zayo ivuga ku itegeko rya 4, kandi inshuro nyinshi yagiye asubiramo ikinyoma Satani yabwiye Eva bwa mbere. Hariya twasomye itagira 4, ugutapfa k'ubugingo. Sibyo? Izo nyigisho rero z'ibinyoma zayobeje abantu benshi. Ku bw'ibyo impamvu Imana irimo gutanga irarika riheruka ku bwoko bwayo bukiri muyobe. Bwoko bwanjye nimusohokemo kugira ngo mwe kwifatanya n'ibyaha byabo. Byahishwe igice 10:45. Mwe gufatanya n'ibyaha byabo, bwoko bwanjye nimusohokemo. Nk'uko rero twamaze kubibona, ariko bikaba bikwiriye kongera gusubirwamo. Abenshi mu bwoko bw'Imana bari mu madini ahabanye n'inyigisho ya Bibiliya. Ntabwo basobanukiwe n'ukuri kw'ibyanditswe byera. Irarika ry'Imana ryuje urukundo ryumvikana mu buryo butaziguye. Bwoko bwanjye nimusohokemo kugira ngo mwe gufatanya n'ibyaha byabo, mwe guhabwa no ku byago byabo. Byahishwe 18:4.
hano muri Yohani cyaho cya kabiri urwandiko rwa mbere rwa Yohani dusomere turebe urwandiko rwa mbere rwa Yohani cyaho umuntu wese ukora icyaha abagomye kandi icyaha nibwo bugome. Icyaha rero ni icumuro cyangwa se kwica itegeko ry'Imana. Uburyo bumwe rukumbi umuntu ashobora kumva itegeko ryo kwizera imbaraga ya Kristo, turi ibiremwa by'ibinyantege nke, impezamajyo zononekaye kandi turi abanyabyaha. Ku buryo kwizera igihe kubwo kwizera igihe twemeye Kristo, ubuntu bwe butwikira ibi twakoze mu gihe cyatambutse kandi bukatwongera imbaraga mu gihe cya none. Amen. Niba waduhesheje igikundiro no kubintumwa mu cyimbo cye. Abaroma iki cyaho cya 5. N'aya magambo twongera kuyabona nanone mu Rwanda kabiri rw'Abakorintho cya 5 umurongo wa 20. Irarika ry'ijuru ku bwoko bw'Imana buri mu matorero irarika ry'ijuru ku bwoko bw'Imana uri mu matorero atubahiriza amategeko y'Imana ni ugusohoka muri ayo matorero kubwo kwizera. Hano ubuntu burarikira kugira gute kumvira. Hano nubwo umuntu yaba arashayishije ari mu byaha ari muri bamwe ntabwo rero rangiye ifatanya yose byango byumvikane. Imana irarikira abadivanisi baruhuka isabato kureka kwikunda kose bakumvira kandi bakabaho nk'uko Imana ishaka kubwo kwizera ubuntu bwa Kristo aribwo budukiza gucirwaho iteka kandi bukatubatura mu bubata bw'icyaha. Kandi nk'uko twitondera amategeko kwa Isiraheli, gutegeka kwa 2 umurongo wa 6 kwagombaga kubera abatuye isi ubuhamya, niko no gukurikiza amategeko yacu bishobora kubera abandi ubuhamya bukomeye kandi bikabafasha gusohoka muri Babuloni. Rero hano turagira ikintu ngaya kintu ushaka hano hantu bavuze ibintu bitatu. Sinzi ushaka kutumvikana. Hari amatorero atubahiriza isabato, hari ayubahiriza isabato. Yose baraje yahuza n'Abisirayeli barasomye hano ngo Imana ijuru rirarikira ubwoko bw'Imana buri mu matorero atubahiriza amategeko y'Imana cyakira igisabato. Gusohoka muri amatorero icyo ni igisabwa cya mbere n'ikimana bisaba abantu mu matorero atubahiriza isabato nibayasohoke asohoke. Noneho hari n'abubahiriza isabato Adventiste umunsi wa karindwi, nabo hari ikimana iri kubararikira, nabo iri kubararikira ikintu gikomeye cyane, kureka kwikunda kose. Uko inyigisho none ya Babuloni. Ese Babuloni ni iki? Babuloni ni inyigisho zirwanya iby'Imana. Kureka kwikunda kose. Kuko itegeko ry'Imana bavuga ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. None irarika kureka kwikunda kose. Ikindi hari bakumvira kandi bakabaho nk'uko Imana ishaka kubwo kwizera ubuntu bwa Kristo ari bwo budukiza gucibwaho iteka kandi bakatubatura mani bagamo inishobora bakabaho nk'uko Imana ibasaba kubaho. Noti ngo turi Abadiventiste tumeze gutya abatari Abadive ni bwazi sawa tubaze mu Badiventiste, ariko no Abadive nabo babe nk'ubuzima bwo kutikunda, babe nk'uko Imana yagennye ubwoko bwa Isirayeli bwagombaga kuba umucyo w'isi, nabo baba umucyo w'isi. Hano kutikura nanone byaranze Abayuda kuko bakunda bari bafite inyigisho y'ukuri ariko ntibayisohora ariko bayishakira utundi tuntu twinshi dutuma ibananira n'abandi baje kwibana ngo bahagarara mu muryango ntagira binjira nabo n'ibinjira. Matayo 23 ngo bakiva mu bunyage ngo bamenye ko kujya mu bunyage ari uko batumviye Imana. None bavuga ngo tugiye kumvira Imana twubaka ahantu tubaka urusenge ariko umunyamahanga ntabwinjiremo, ngo bumva ko Imana ari iyabo ku buryo bwabo bwihariye nta wundi muntu wayigiraho ubuzari. N'uyu munsi twemeze rero ntabwo Imana ari iyo Adventiste, Imana ni yo umuntu wese uko n'umuremyi wa bose. Icyakora iyi tegeko Abadventiste ngo bakwiza ubutumwa bwiza ku isi yose babwira abantu ko ubwami bw'Imana buri hafi. Kwikunda no kudatanga inyigisho ngo igere hose. Tukaba turi ibintu biduhugije bituma datanga inyigisho. Babuloni ikomeye mu gitabo cy'Ibyahishuwe mu buryo budasanzwe igaragaza ihuriro ry'amadini y'abahakanyi yo mu minsi iheruka. Babuloni ikomeye ni izina Ibyanditswe byera bikoresha bishaka kugaragaza ihuriro
ry'ubutatu bw'amadini y'ubupapa, abaprotestanti n'abahakanyi. Babuloni na ubutatu bw'amadini atatu: idini ya gipagani, idini y'abahakanamana yo amadini atatu, iy'ubupapa, idini y'ubupapa, iyi ni idini y'ahakanye by'Imana n'amategeko yayo. Noneho ku idini ya protestanti nayo iboneka muri Babuloni. Noneho hakabaho n'iy'abapagani atagira idini babarizwaho. urayihara kuri Satani. Oya barahari batagira idini bavuga ati ibyo madini abo turimo. Ni Yesu tumwemera, Imana ntituyemera, ariko hari n'abapagani abagatulika. Bo hari ibyo bemera ku Mana n'ibintu ntabyemera. None abaprotestanti ngo twebwe turabadivantisi, turabaprotestanti, tugiye kugendera mu buntu bw'Imana bwose. Rero baravuga ngo abupapa, abaprotestanti n'abahakanyi ni amadini y'imyuka y'abadayimoni. Ijambo Babuloni rigaragaza mu madini ubwayo n'abayobozi bayo, ariko si cyane ko ijambo rigaragaza abayoboke bayo madini, ahubwo abayoboke bayo madini bagaragaza n'ijambo amazi menshi. Ngo niyo mazi menshi marayo yicara, niyo mazi menshi marayo yicara. Ngo aya madini ryaba ry'ubupapa riri gushaka abantu, ryaba ry'ubuprotestanti riri gushaka abantu, ryaba n'abapagani bakira nk'iki migenzo yabo. Binyuze muri ubu buyobe bukomeye bw'uburyo bubiri, kudapfa k'ubugingo n'ubuziranenge bw'umunsi wa mbere w'icyumweru, Satani azaboneraho kugusha abantu mu bishuko bye. Igihe icya mbere ari ishingiro ryo gusenga imyuka y'abadayimoni, icya kabiri kivana abantu ku Mana kikabunga na Roma. Mu isezerano rya kera, kwizera imyuka y'abapfuye kwari kugize umugabane w'ingenzi mu myizerere y'i Babuloni. Abanyababuloni bizeraga bikomeye ihame ryo kudapfa k'ubugingo. Bizeraga ko umuntu iyo apfuye ubugingo bwe buhita bwinjira mu isi yo mu buryo bwa mwuka. Igitekerezo cyo kudapfa k'ubugingo gihabanye n'inyigisho z'ibyanditswe byera. Inkoranyabumenyi y'Abayahudi igaragaza neza inkomoko y'igitekerezo cyo kudapfa k'ubugingo. Imyizerere ivuga uko ubugingo bukomeza kubaho nyuma yo gupfa k'umubiri ntaho iboneka mu byanditswe byera. Imyizerere yo kudapfa k'ubugingo yageze mu Bayuda igihe Abayuda bahuraga n'Abagiriki cyane binyuze mu bucurabwenge bwa Plato, ari we wakwirakwije yifashishije ibitekerezo bya Orphic. Aho muri ibyo bitekerezo imyumvire y'Abanyababuloni n'Abanyegiputa yahurijwe hamwe. Hano wenda dusoza ngariho nari reka tutarasoza usoze hari amagambo ngo Babuloni muri ubu buyobe bukomeye bw'uburyo bubiri, kudapfa ndetse ubugingo, ubuziranenge bw'umunsi w'icyumweru. Ariko ni hejuru Babuloni rigaragaza amadini ubwayo n'abayoboke bayo, ariko si cyane ko iryo jambo rigaragaza abayoboke bayo madini. Urabona hano barimo twerekana noneho baravuga ati abayoboke b'amadini bashaka kuba batazi umukino urimo gukinwa n'abayobozi babo, kuko ni amazi yicaweho. So noneho kugira ngo rero abantu basobanukirwe neza, abantu barimo guhamagarwa cyane ni abayoboke b'aya madini, kuko bo bashaka kuba batabifitemo n'inyungu. Nta nyungu babifitemo, ntibazi amakipe akina, naho biva naho bijyana, sibyo? Noneho bakaza ati iyi systeme yo ishobora kudasenya, ariko systeme abantu yafashe bagomba kuvamo, kuko n'abana b'Imana barazingitirana. Bana banye mu bisoke, ibi ntabwo mubizi, mu bisoke mubivemo. Musanga ijambo ry'Imana hona nibihamya, nibatavugwanye iryo jambo nta muziki uzatambika. Dushyira imbere y'Imana dusoza icyigisho. Turagushimiye Data wa twese, Mwuka w'Imana adufashe kandi yadufashije. Mwuka w'Imana akurikira rino jambo, abantu bazaryumva azabafashe kuryumvira, kandi zasobanuke neza birenze uko twebwe twaryigisha. Mwuka w'Imana waryandikishije niwe ufite ububasha n'ubushobozi bwo kumvisha abantu kuri ubutumwa bwiza bwo mu gihe gisoza amateka y'isi, kandi urimo guhamagara iyo mitima yazindukiranye n'abayobozi hirya no hino. Mwuka w'Imana rero akora uwo murimo, turamusabye twingenze Data wa twese ngo ahabwe icyubahiro kubw'uwo Mwuka wera ugiye gukora umurimo kandi ukomeje kuwukora mu izina rya Yesu. Amen.